Mu buzima busanzwe twese tugira ibihe byo kugira ibyishimo byinshi cyangwa igihe tuba tumeze neza kurusha ibisanzwe, ariko hari igihe ayo marangamutima asatira urwego rutandukanye n'urusanzwe, aho umuntu agira imbaraga nyinshi, amagambo menshi, atabasha gusinzira cyangwa se gukomeza gukora ibintu ku rugero rusanzwe. Ibi ngibi nibyo byitwa mania cyangwa se hypomania, bikunda kugaragara cyane ku bantu bafite indwara yo mu mutwe yitwa bipolar disorder. Iyi ni indwara y'imihindagurikire ikabije cyane y'amarangamutima. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace kacyo tubagezaho ibijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa ibibazo byo mu mutwe bitandukanye. Kakaba gace tubagezaho buri wa gatatu w'icyumweru hano kuri Muhire Psychiatrist mu kiganiro Psychology for Better Life. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umuspsychologist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Njye wakusanyirije ikiganiro kandi ugiye kukibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Bahaye ikaze. Nubwo izi ndwara zombi zifitanye isano, mania na hypomania bitandukanye cyane mu rwego rw'ubukana ndetse n'igihe bimara. Kumva neza itandukaniro ryazo ni ingenzi cyane mu Rwanda, aho indwara z'imitekerereze zikomeje kwiyongera cyane, kandi akenshi abantu ntibaziteho cyane mu gihe zitangiye kugaragaza ibimenyetso by'ingenzi. Mania na hypomania ni iki? Mania si indwara ubwayo, ahubwo ni igice cy'imimerere mvamutima, mood state. Kigaragazwa n'ubwiyongere bukabije cyane bw'amarangamutima, imbaraga ndetse n'ibikorwa by'umuntu bidasanzwe mu gihe kirekire. Byibuza bimara icyumweru kimwe cyangwa se kirenga. Umuntu uri muri iyi episode ya mania ashobora kuvuga amagambo menshi mu gihe gito, kumva afite imbaraga nyinshi, kudasinzira, gufata ibyemezo byihuse mbese ahubutse, cyangwa se gukora ibikorwa bishobora gushyira ubuzima bwe mu kangaratete. Hari n'igihe bimugeza aho atakaza ukuri, akumva ibintu bitariho cyangwa se akabona ibidahari. Ibi ngibi bihuye n'iby'indwara izwi cyane nka psychosis cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe bweruye. Ni mu gihe hypomania yo ari ubwoko bworoshye bwa mania, irangwa n'ibimenyetso bijya gusa n'ibyamania, nako bisa nk'ibyamania, ariko biri ku rugero ruciriritse, kandi bimara iminsi hagati y'ine kugera kuri 7. Umuntu ashobora kuba afite ibyishimo byinshi, akavuga cyane, agasinzira gake, ariko agakomeza gukora akazi ke ndetse n'imirimo ye mu buzima bwe bwa buri munsi. Gusa nyine abari mu byago by'uko bishobora kugera mu kigero cya mania, bigashyira n'uburwayi bwa bipolar disorder. Ibimenyetso bya mania ndetse na hypomania bikunze kugaragara muri ubu buryo: kumva afite ibyishimo byinshi cyane bikabije, euphoria, kuganira cyane, amagambo menshi cyangwa kwihuta mu bitekerezo, kudasinzira ariko ukumva udashaka no kuruhuka, gufata ibyemezo byihuse cyangwa se nyine utanatekerejeho neza, nko kugura ibintu bihambaye, gukina urusimbi, gukoresha amafaranga uko wishakiye ndetse n'ibindi, kudafata igihe cyo gutekereza ku ngaruka z'ibikorwa bikomeye umuntu aba ari gukora ibintu byinshi icyarimwe utabanje kubipanga, kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyane cyangwa se gukunda ibikorwa by'urusaku, kurakara vuba cyangwa se kugira inabi, kwiyizera cyane birenze urugero, nk'umuntu wumva nta kibazo na kimwe cyamunanira cyangwa afite ubushobozi buhambaye kurusha ubw'abandi. Mu gihe mania ikomeye cyane, umuntu ashobora no gutakaza ukuri gusanzwe kuzwi n'abantu benshi, akumva amajwi cyangwa se nyine akabona n'ibintu bidahari. Ibi ngibi nibyo byitwa cyangwa se bigaragazwa n'indwara yitwa psychosis. Ibi ngibi ntibiboneka muri hypomania. Twabibonye ko hypomania ibimenyetso biba bidakabije, umuntu yewe akanakomeza n'ubuzima bwe bwa buri munsi, ariko agaragaza bimwe muri bya bimenyetso tuvuze haruguru. Hari itandukaniro riri hagati ya mania na hypomania. Dushingiye ku bukana bwazo, mania irakomeye cyane, hypomania yiroroheje. Dushingiye ku gihe bimara,
Kuri mania byibuza bimara icyumweru kirenga, mu gihe kuri hypomania byo ari hagati y'iminsi 4 kugera kuri 7. Dushingiye ku ngaruka ku buzima bwa buri munsi, kuri mania bigira ingaruka zikomeye cyane ku kazi, umuryango cyangwa se imibanire. Ni mu gihe kuri hypomania bidahungabanya cyane imikorere isanzwe y'umuntu. Ku ngingo ijyanye na psychosis cyangwa se kubona no kumva ibintu bidahari, kuri mania birashoboka cyane, mu gihe kuri hypomania bitagaragara. Uko umuntu afatwa, kuri mania igaragaza uburwayi bwa bipolar 1 disorder, ni mu gihe kuri hypomania igaragaza uburwayi bwitwa bipolar 2 disorder. Imvano n'ibitera hypomania cyangwa mania ni yihe? Abashakashatsi bavuga ko ibi ngibi biba biterwa n'imwe cyangwa se nyinshi muri izi mpamvu zikurikira: imiterere cyangwa se nyine uruhererekane mu muryango, genetics. Iyo umuntu afite abavandimwe cyangwa ababyeyi bafite bipolar disorder, nawe afite ibyago byinshi byo kuyigira. Impinduka mu mikorere y'ubwonko, neurobiology. Imwe mu misemburo cyangwa se ibinyabutabire nka dopamine cyangwa se norepinephrine, iyo zabaye nyinshi zishobora gutera ubu burwayi cyangwa se ibimenyetso bikomeye. Imihangayiko y'ubuzima bwa buri munsi, nko kubura ibitotsi, kunywa inzoga, gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se gukora cyane utaruhuka, bishobora kuba intandaro yo kugira ibi bibazo. Ibikorwa by'ubuzima nko guhindura imiti, kurwara indwara zitandukanye cyangwa se kubona urumuri n'urusaku byinshi, bishobora gutuma ibimenyetso byiyongera. Ushobora kuba utangiye kwibaza uti ese muganga amenya gute ko umuntu arwaye ibi bibazo cyangwa se afite ibi bibazo? Mania ikunze kugaragara cyane muri bipolar 1 disorder nk'uko nabivuze. Hypomania yo ikagaragara muri bipolar 2 disorder. Abaganga cyangwa se abahanga mu by'imitekerereze bino barabyumva. Uko bimeze kose, isuzuma rikorwa n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, psychologist cyangwa se psychiatrist, hakoreshejwe ibiganiro ndetse n'isuzuma ry'imyitwarire y'umuntu. Iyo hamaze gusuzumwa cyangwa se bamaze gusuzuma umuntu, hakurikiraho kumufasha ubuvuzi butandukanye burimo ibiganiro nka psychotherapy, harimo nk'ibizwi nka cognitive behavior therapy CBT cyangwa se interpersonal and socialism therapy. Bishobora kuba byafasha umuntu kumenya neza ibimenyetso ndetse no kubyitwararika hakiri kare. Imiti imwe n'imwe nka mood stabilizer nk'uwo bita lithium, antipsychotic cyangwa se anticonvulsant, irakoreshwa cyane kugira ngo ifashe abantu kugabanya imihindagurikire y'amarangamutima. Impinduka mu mibereho ni ikintu cy'ingenzi gifasha abantu bafite mbene ibi bibazo: kuruhuka bihagije, kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge, kurya neza ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Biri mu by'ingenzi byafasha umuntu ufite mbene ibi bibazo kumera neza. Uburyo bwo kubaho neza ndetse mu gihe umuntu afite mbene iyi ndwara ya bipolar disorder igaragazwa na bya bimenyetso nababwiye haruguru birimo mania cyangwa se hypomania. Kubaho ufite bipolar disorder ntabwo bivuze ko ubuzima buba bubi, ahubwo bisaba kwimenya ndetse no gukurikiza gahunda y'ubuvuzi neza. Dore inama z'ingenzi wakurikiza: menya ibimenyetso byo gutangira kugira hypomania cyangwa mania, irinda inzoga n'ibiyobyabwenge, rya neza ndetse usinzire bihagije buri joro. Kwiga uburyo bwo gucunga imihangayiko yawe ibigutera stress ni ingenzi. Gushyikirana n'inshuti, umuryango n'itsinda ry'abafite uburwayi busa nk'ubwawe ni ingenzi kurushaho. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, mania cyangwa se hypomania zombi ni igice gikomeye cyane kigize indwara ya bipolar disorder. Nubwo zisa mu bimenyetso, ziratandukanye mu bikana ndetse no mu ngaruka zigira ku buzima bw'umuntu no mu mibereho ye ya buri munsi. Kumva neza igihe umuntu arimo bifasha umuganga kumenya neza uko yakuvura. Mu Rwanda, aho kenshi indwara z'imitekerereze zifatwa nk'ibimenyetso by'uburozi cyangwa se imyuka mibi, ni ngombwa gusobanukirwa neza ko hypomania cyangwa se mania ari ibibazo by'ubwonko bivurwa nk'izindi ndwara zose zibaho. Iyo ubimenye hakiri kare, ubuzima bushobora gukomeza mu mahoro n'ubuzima bufite icyerekezo, ukabaho nkaho nta cyabaye.
Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Aka gace tukabagezaho buri wa gatatu hano kuri Muhire Psychiatrist. Tuba tugaruka ku bibazo cyangwa se uburwayi butandukanye bwo mu mutwe. Iki gice niba wagikunze kora like, ukore subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Nanabibutsa ko kandi tubahuze n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka, ngiye wakusanyirije kandi wabibagezagaho nari Muhire Psychologist. Naho ubutamukera ikiganiro. Ciao.